Uyu munsi nanone tugiye kongera kuganira ku ijambo ry'Imana mu rugendo twatangiye ngo dushyigikirane duhugurane muri iyi nzira yo gukurikira umwami wacu Yahusha. Rero bakundwa, mu gukurikira umwami wacu bisaba kwiyanga. Niba ko kuvuga ko ukunda Imana atari bya bindi byo ku munwa gusa, kuvuga ngo ukunda Imana ariko ugasanga ibyo ukora, ibyo uvuga ntibihuye n'umuntu wamenye Imana. Mu gukurikira umwami wacu bisaba ko witondera amategeko y'Imana, ugasoma ijambo ry'Imana kandi ugakiranuka muri byose. Nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira muri Yohana igice cya 14:23, haravuga ngo Yahusha aramusubiza ati, umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na Data azamukunda, tuzaza ahari tugumane nawe. Ibyo mukora byose mubikore mubikuye ku mutima nk'abakorera shobuja mukuru badakorera abantu, muzi yuko muzagororerwa nawe muhawe wa murage, kuko mukorera shobuja mukuru Hamashiach. Abakoresaye igice cya 3:23. Mu byo twaba turimo byose, umuremyi wacu niyo twakagombye gukorera, tukamwubaha, tukamutinya, tukamwemerera akaza akabana natwe, tukamwizera nk'uko tubisomye muri Yohana ngo nitumutunganira tukamwubaha ngo natwe azadukunda. Ikirenze icyo kandi ngo we n'umwami wacu Yahusha bazaza aho turi babane natwe. Haleluya! Rero bakundwa, tugomba gukorera umwami wacu byuzuye, tukamutinya, kuko utinya Imana yirinda icyaha, yirinda ikibi n'igisa nacyo. Kandi mwumvise ko tuzagororerwa, tuzahabwa umurage. Rero mureke dukorere umwami wacu bigishoboka, dore nta gihe dufite, umwami wacu ari bugufi cyane. Ntabwo wambwira ngo uri umukristo ariko nta rukundo ugira, wuzuye ishyari, buri ku cyumweru ujya gusenga kugira ngo werekane uko wambaye. Muri iyi minsi insengero zabayeho kwerekanira imyenda, style zigezweho, ukibaza itorero ry'uyu munsi rikakuyobera. Itorero ry'uyu munsi ryubakiye kuki? Ese n'umwami bakorera koko? Dore ko ijambo ry'Imana ribisobanura neza ngo abavuga mwami mwami sibo bazinjira mu bwami bwo mu ijuru, ngo keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Abakristo b'iki gihe rero bakagombye gufunguka amaso, bakava mu kurogana, amashyari, amagambo y'amanjwe, kutifuriza mugenzi wawe icyiza, ubwibone, kuko ibyo bizabaroha muri rwa rwobo, bizababuza ingororano. Mutangire mwihana ibyo mukora mu rwihisho, mwarangiza ku cyumweru mukicara mu b'imbere, mwasohoka mugakora ibyangwa na Yahwa, murasebya izina ry'Imana. Imana irarakaye cyane, niyo mpamvu igiye kubaruka. Ngo kuko muri akazuyazi mudakonje ntimubire, ngiye kubaruka. Bakundwa, mugaruke mu nzira Imana ibashaka ko mugomba kubamo. Mutangire musome Bibiliya zanyu, ntimurindire ngo ku cyumweru babasomere. Mushakire Imana umwanya, kuko nta gisobanuro na kimwe waha Imana ngo wabuze umwanya. Gute uburira Imana umwanya? Gute uburira umuremyi wawe uvuga ko ukunda? Impamvu uburira Imana umwanya nuko hari ibindi wimitse mu mutima wawe bituma uburira Imana umwanya. Ibyo birimo social media, entertainment ndetse n'ibindi byinshi. Uyu munsi iri jambo ni iryawe. Fungura Bibiliya yawe, mpora mbivuga, niba utanayifite uyigure. Utangire witoze gusoma Bibiliya. Tangira usome ijambo ry'Imana, kuko mu ijambo niho huzuye ubwiza bw'umuremyi wacu, nihavuganira natwe, nihatubwirira inzira tugomba kunyuramo, nihatubwirira ibyo akunda n'ibyo yanga. Niba ushaka kumva ijwi ry'Imana uyu munsi, tangira usome ijambo ry'Imana kandi ukore n'ibyo ijambo rikubwira. Niba ari uguca iburyo ni iburyo, nta shortcut mu by'Imana, nta tolerance mu by'Imana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo tunyure mu irembo rifunganye, kuko ariyo nzira ijya mu bugingo, ngo kandi iraruhije kandi abayinyuramo ni bake. Ngo ariko irembo rigari ni inzira nini ijyana abantu kurimbuka. Murumva rero ko iyi nzira iruhije, nta tolerance rero. Kandi no mu bigoye, mu biruhije, ugumye wizera Imana. Mu magambo yawe, mu bikorwa byawe, mu kazi kawe ka buri munsi ukiranuke. Usenge ubudasiba, wubaka umubano wawe n'Imana. Ni Imana igukunda kandi ishaka kubana nawe.
nk'uko wubaka umubiri wawe ukora siporo ukabishyiraho umutima n'ubushake. Imana nayo irashaka ko wubaka umubano wawe nayo ukabishyiraho umutima n'ubushake, ukagira ibyo ureka, ugakurikira inzira nyakuri, ukubaka kwizera kwawe. Kandi iyo umubano wawe n'Imana umeze neza, niyo umwanzi yakugabaho ibitero, Umwami Imana aba ari kumwe nawe, ukabicamo ukomeye kandi wizeye. Wiringire Yahwa n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Imigani igice cya 3:5 kugeza ku 6. Imana nyiri ibyiringiro ibuzuza umunezero wose n'amahoro biheshwa no kwizera, kugira ngo murusheho kwiringira mubiheshejwe n'imbaraga z'Umwuka Wera. Abaroma igice cya 15:13. Haleluya, muhabwe umugisha, muhimbaze Yahwa.